Hello guys, kuri iyi shuro nje ngo nkwereke uburyo ki wakoresha interineti y'ubuntu ukoresheje VPN. Muribaza ngo iyo VPN yaba ari iyi? VPN ni nyinshi ariko kuri uyu munsi nje ngo nkwereke VPN yitwa Stark VPN. Iyi VPN rero ikora ite? Weho urajya muri Play Store wandikemo aya magambo ngo Stark VPN. Stark VPN. Numara kuyandikamo barayiguhereza, urayibona ngiyi hano, kanze nyikwereke uburyo bimeze. Ngiyi Stark VPN ni iyi urahita uyibona. Numara kuyibona icyo urakurikizaho ni iki? Uri buyidownloadinge nyine uyinjiremo. Numara kuyinjiramo hano urakanda ahangaha kuri no. Numara kuhakanda ukomeze. Urabona ngiye bitewe nuko nsanzwe nyikoresha nyine ahangaha gutya ibitegereje network afunguye, network ya connect, ariko nshaka kubibereka bundi bushya. Aha fungura network. Imaze gufungura network rero uraza gutya weho yahita ikora, aho kurayituza ahangaha kuri utu dutatu uhakirike. Numara kuhakirika uraza ahangaha handitse ngo import. Ahangaha uhakirike nako. Numara kuhakirika uraza bisaba ngo wowe utarakora subscribe uyikore. Ahangaha niho ruzingiye. Urakora iki rero iyo ugeze ahangaha? Ahangaha rero niho ugomba kwitondera cyane. Ahangaha rwose utitonze, wowe utarakora subscribe uyikore, ugenda ubona n'ibindi ngenda mbereke n'uburyo nyine iyi ngiyi app wayikoresha neza. Nzabereka uburyo bugiye butandukanye, ariko ubu ngubu burihuse nabwo cyane. Ahangaha rero ikirakurikiraho ni iki? Genda ukande ahangaha. Urakanda ahangaha. Ariko iyi fayiro nyine, iyi ngiyi ni fayiro. Iyi fayiro ntabwo ariko abantu bose muyifite. Iyi fayiro rero wayibona ute? Uragenda muri phone yawe nyine ubikora uko mbikweretse. Nusanga utayifite, nyandikira muri comment umbwira ati kuri iyi video unyandikire comment umbwira ati iyi fayiro nayo mfite. Uhite ushyiraho na nimero za WhatsApp. Iyi fayiro mpite nyikohereza kuri WhatsApp. Ndakeka biroroshye, bikore unyandikire muri comment. Iyi fayiro ni direct ndahita nyikohereza muri WhatsApp. Nurangiza urahita uza nyine weho nyine ndabanyohereje kuri WhatsApp. Ntabwo uzajya uhita ugera ahangaha, ahubwo uzajya uhita uza ujye hano muri phone, ujye nyine ujya aho urebera ibintu bakoherereje muri WhatsApp. Ngiyaha uze uhakande. Ngiye kubera ko atariho nayikuye, urabona ko nta kintu gihari, ariko wowe uzahita uhita uyibona. Icyo uzajya uhita ukora nyine uzajya uyikirikaho. Kambereke uburyo ngiye mpita mbigenza. Iyi fayiro mpita nyikirikaho rimwe gusa. Izi ngizi ni izindi, ariko nyine ngiye nkunda gukoresha iyi niyo mbona impa umuvuduko wihuse. Nzaguha nawe iyo inziza nyine, ntabwo naguha ibibi kandi turi inshuti nyine wabinsabye. Kuko nyine ukimara gukora subscribe ukanyandikira muri comment, icyo gihe tuba turi inshuti. Igikurikiraho rero uraza ukayikirikaho. Ni iyi ngiyi yanditseho Nyungwe network. Dore ndahakiritse. Bahita bambwira ngo ishyamba rya Nyungwe. Nkakanda OK. Ndahakanze. Iyo maze kuhakanda rero hakurikiraho iki?
gutya iyo umaze gukanda kuri iryo shyamba ryanyu kuri Nyungwe, ndaza nkahita nkanda ahangaha, ahangaha muri uru ruziga murahabona, nkahakanda. Ngiye kuhakanda, konegisiyo zawe ureba ko zifunguye neza, nicyo kintu cy'ingenzi ugomba kwibandaho. Ukahakanda iyo uri ahantu hari interinete, ahangaha mwebwe haratangira hari 0, urabona ko isiba connected. Iriya fayiro nakoresheje urabona ko yihutisha ibintu kabisa, urabona ko isiba connected. Nawe iyo bimeze utya uhita uvaho ukaza mu ma application yose ushaka, yaba YouTube yaba iki rwose kabisa, biba biri ku muvuduko, biba byikoze. Wewe unyandikira muri komenti ushyiremo na nimero za WhatsApp, nkuhereze fayiro wikomereze. Murakoze.